ko wamushatse muhuje imyemerere harya ukaba usanze iyo kesi ya mitsingi munsi y'igitanda atangiye kukuyereka uwo munsi kandi n'uwo mu idini rimwe, ese iyo myemerere iracyahari? buriya urugo rwubakwa n'abantu babiri, nta muntu wa gatatu uba hagati ngo aze abufashe kubaka urugo. Usibye Imana yonyine ibaba hafi ikabubakira, nta muntu wubakira undi muntu urugo. Ukuntu namenye Imana kumva nicyo kintu cya mbere mu isi kinejeje umutima wanjye. Kuba umubyeyi bwa mbere biba bimeze gute? Ikintu kinezeza cya mbere ni uko uhita ubyara ukitwa mama w'umwana, niwo munezero wa mbere, akagishimangira mu bantu, akagaruka akongera akagishimangira. Icyo kintu cyarambabaje. Tubonye abakobwa benshi basaziye mu madini, ugategereza ngo azabona umugatolike mugenzi we akamubura. Mbese mu madini hagenda haba abakobwa bagize ukwemera komatanye n'idini. Mama yigeze yeza imyaka, harimo soya, abika soya y'imbuto nyinshi, ndayitanga ndayimara, agiye gutera buri mbuto. Turagarutse rero mu kiganiro The Cocktail mukunda muri benshi cyane. Ni ikiganiro tuba dufitemo umutumirwa cyangwa abatumirwa, tukagiramo ibice bitandukanye. The Cocktail Topic, tukaza kugiramo igice cya The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip, tukagira na The Cocktail Story Time. Uyu munsi rero nihuse cyane, reka mbanze mbereke umutumirwa dufite uyu munsi mu kiganiro cyacu The Cocktail. Tuguhaye ikaze muri The Cocktail, ni ikiganiro gica kuri The Next TV. Tuguhaye ikaze muri studio za The Next TV. Murakoze. Watangira wibwira abantu badukurikiye. Hari abantu baba badukurikiye cyane buri munsi bagenda badukurikira cyane cyane kino kiganiro cya The Cocktail. Amazina nitwa Bukensenge Epiphanie. Yego. Ndi umubyeyi ushima Imana. Amina amina. Ngira ngo muri kwibora rwose umubyeyi ushima Imana. Ako kantu kari kugenda kanyinjiramo gake gake. Umubyeyi ushima Imana. Umubyeyi ushima Imana gute? Umubyeyi ushima Imana byonyine kuba ndi umubyeyi nishimwe. Yego. Hari benshi babyifuje ntibabibona. Yego. Njye narabihawe kubw'ubuntu, niyo mpamvu nshima Imana. Imana ishimwe rwose cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Amen amen. Epiphanie, uyu munsi uri umubyeyi ushima Imana, umubyeyi w'abana bangahe? Umubyeyi w'abana 5. Yego. Abahungu n'abakobwa. Abahungu n'abakobwa. Nangiye kuvuza impundu. Nari kuvuza impundu ariko ngenda cyari umukobwa, ngo umukobwa uvuza impundu. Impundu ni iz'ababyeyi. Umukobwa uvuza impundu. Ni imigenzo nyine, ariko umubyeyi ni uvuza impundu. Okay. Yego, nta mukobwa ukwiye kuvuza impundu kuko ntaba yari yaba umubyeyi. Impundu ni iz'ababyeyi. Ubwo iyo wibarutse cyangwa ubyaye nibwo uba wemerewe kuvuza impundu? Yego. Ubwo se nkuriya muntu utaba waragize ayo mahirwe yo kuba umubyeyi, ndi kuvuga nyine nk'umuntu uba warashinze urugo ntagire ayo mahirwe yo kubyara, we ntabwo aba yemerewe kuvuza impundu? Ngira ngo uriya yazivuza kuko aba yaratwikuruwe nyine, ntaba akiri umukobwa. Okay. Ubwo ikintu kijyanye, katwinjire cyane mu bijyanye n'iyo migenzo. Hari abantu benshi baba banadukurikiye baba batazi ngo birava he birajya he. Tugize amahirwe yo kubana n'umubyeyi uyu munsi muri The Cocktail. Uwo munsi yatwikuruwe nibwo aba yemerewe kuvuza impundu cyangwa n'ubundi azivuza cyangwa yabyaye? Oya. Igihe umuntu wese yabaye umudamu avuza impundu, kuko umukobwa iyo umugore yabaye yashatse akaba umubyeyi cyangwa se akaba umudamu nubwo aba atarabyara, ngira ngo aba yemerewe kuvuza impundu. Ubwo rero abantu badukurikiye mwari mufite amatsiko nkayanjye. Nta muntu buriya ugira amatsiko wenyine. Ushobora kugira amatsiko ku giti cyanjye cyangwa nkagira ikibazo ugasanga
mu isi hari abandi benshi duhuje ibibazo, ariko abantu mwari mufite amatsiko nk'ayanjye kuri iki kintu cyo kuvuza impundu rwose, ngira ngo Epifani abidusobanuriye. Epifani, uyu munsi uri kwiyumva ute? Umunsi wawe wagenze gute? Uyu munsi wagenze neza, kuba ndi muzima n'abana banjye ari bazima, Yego. ndumva uyu munsi wangendekeye neza cyane. Yego. Umunsi wawe mu busanzwe, mu buzima busanzwe ugenda gute? Umunsi wanjye biterwa n'uko naramutse. Okay, si ubwo turafata waramutse neza, waramutse nabi, nta muntu umenya ngo ubimenya hari umunsi warangiye. Ubimenya ubyutse mu gitondo nibwo umenya ko uwo munsi uri bugende neza cyangwa uri bugende nabi. Kuko iyo ubyutse byanga bikunda wumva imiterere y'umubiri uko uri kugenda. Yego. Umunsi wawe rero uba umeze gute wagenze neza? Umunsi wagenze neza iyo mbyutse nkumva ingingo zanjye zose zirakora, nkumva ndahumeka bikemera, umutwe ari muzima, ahantu hanjye hose ari hazima, ntekereza neza, mba numva uwo munsi uri bugende neza. Mu buzima busanzwe tutagiye kure cyane yo kuba umubyeyi, ikibazo gihari ni wavuze ko uri umubyeyi w'abana 5, abahungu n'abakobwa. Hari abantu bajya bibaza ikibazo cyane cyo kuba umuntu yaba umubyeyi bwa mbere. Ikindi kibazo cya kabiri kugira ngo uze kubisubiriza icyarimwe, hari umuntu usanga akubwira ati ngewe kuba umubyeyi nicyo kintu cya mbere numva cyanshimishije kuva nabaho ku isi. Wabanza ukadusubiza kuri icyo kibazo cya mbere, ese kuba umubyeyi bwa mbere biba bimeze gute? Kuba umubyeyi bwa mbere ubwo ni ukubyara imfura yawe, ni ukubyara umwana w'imfura. Yego. Biba ari byiza kuko uba ubigiyemo ubyishimiye, kandi iyo umuntu agiye kuba umubyeyi byanga bikunda, iyo umuntu agiye gushinga urugo ahaguruka anezerewe, yumva ko ari ubundi buzima agiyemo. Yego. Rero iyo uhageze ikintu kinezeza cya mbere ni uko uhita ubyara ukitwa mama w'umwana, niwo munezero wa mbere w'urugo. Tugiye ku kibazo cya kabiri nari nkubajije. Yego. Hari umuntu ujya uvuga ati ngewe kuva nabaho kuba umubyeyi nicyo kintu cya mbere numvishe cyanshimishije mu buzima bwanjye, niyo nahita nipfira. Kubera iki ababyeyi bakunda kuvuga gutyo? Ababyeyi dukunda abana. Iyo ubonye wiswe mama runaka umva ari ishema. Yego. Icyo ngicyo giha umubyeyi ishema, kwitwa mama runaka, kuba nyina w'abana, ni ikintu gitera ishema cyane. Twihuse cyane rero twabanjije kuganira na Epifani kugira ngo tubanze twumve ukuntu umunsi wiwe ugenda, ese ubuzima bwo kuba umubyeyi biryoha gute? Twihuse cyane reka tugende mu gace kacu ka mbere k'ikiganiro The Cocktail, tujye kuri The Cocktail Topic. The Cocktail Topic y'uyu munsi rero nta yindi ni ese idini niryo ryubaka urugo? Niyo mpamvu twahisemo uyu munsi kubana n'umubyeyi mukuru, ntago akuze, narigiye kuvuga ngo umubyeyi ukuze, ariko ntago akuze nk'uko bigaragara kuri screen zanyu, ni umubyeyi nyine mukuru. Iyo umuntu afite abana 5 aba akuze, cyane cyane yuko ufite abana bari mu kihe kigero kugira ngo abantu baze kumva uburyo ki. Mfite abana bari mu kigero cya 20, 15, 12, 10. Okay. Ni imyaka 4. Ngira ngo muri kubyumva rwose ntago ari umubyeyi ubyinjiyemo vuba, kankoresha icyo kinyarwanda. Ntago ari umubyeyi ubyinjiyemo vuba, ni ibintu amazemo igihe, nimba afite umwana uri mu myaka 20. Twihuse rero reka dutangire tuganira nawe kuri ino topic. Ese koko idini niryo rishinga urugo cyangwa ryubaka urugo? Umbajije ngo idini niryo rishinga urugo mu buhe buryo? Hari kuba urambajije ngo idini niryo rishinga urugo, cyangwa se umbajije mu buryo bw'uko umukobwa
uburyo ki nkubajijemo kuri iyo topiki yego hari ukuntu umukobwa yego aba ari mu gihe cya dating niko dusigaye tubyita ariko ni mu rurimi rw'icyongereza. Ese koko idini niryo rizanshakira umugabo, niryo nzatsimbararaho? Tuvuge urugero, ndi umudive. Nimba ndi umudive, ni ngombwa ko nzashaka umudive mugenzi wanjye? Mbonye umwisilamu sinamwemera, mbonye umukatolike, mbonye umuyehova. Ese koko iryo dini niryo rizanshingira urugo, niryo ryubaka urugo? oya ntabwo twavuga ngo idini niryo ryubaka urugo, ahubwo ukwemera k'umuntu niko kumufasha kubaka urugo. Kubera iki si iryo dini ritakubaka urugo? Impamvu ni uko buriya urugo rwubakwa n'abantu babiri, nta muntu wa gatatu uba hagati ngo aze abufashe kubaka urugo. Usibye Imana yonyine ibaba hafi ikabubakira, nta muntu wubakira undi muntu urugo. Njyewe ku giti cyanjye numva yuko nimba ndi umudive, ubwo n'umugabo azaba ari umudive kugira ngo tubijyanemo neza. Ntabwo ndi kumva uburyo ki ngo nzategereza ngo wenda ngo ndwaje umukatolike ngo mpite mwemera kubera ko ari we twabijyanyemo neza. Nimba utari umudive ntabwo twabijyanamo. Nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo biterwa no kwemera k'umuntu. Tubonye abakobwa benshi basaziye mu madini, ugategereza ngo azabona umugatolike mugenzi we akamubura, akarambagizwa n'umuyisilamu ntamwemere, akarambagizwa n'umudive ntamwemere, cyangwa se agasazira. Mbese mu madini hagenda haba abakobwa bagize ukwemera komatanye n'idini, akumva ntiyashaka undi mugabo wo mu rindi dini. Abo bakobwa babaho cyane. Ariko hari n'uvuga ngo, njya nkunda kumva bavuga ngo idini, nta mukobwa ugira idini. Turayagira. Abantu bari kutwumva, amadini turayagira. Nimba ndi umudive ngewe rwose n'utazi uri umugabo w'umudive ntabwo nzakwemera. Aho ngaho buriya Imana iba ifite ukuntu yageneye umuntu. Ushobora kuba utsimbaraye ku idini ry'ubudive, ariko umugabo ari muri gatolike. None nimba ari ku Imana, we ntabwo wabibona. Ntabwo umugabo wanjye mubona mu rindi dini. Niba se mu idini ryawe urambagizwa n'abahungu bangahe? Mu idini ryanjye oya ariko azaza. Ase ubu wenda uyu munsi ntabwo yaje mu isabato, ariko ejo azaza. Angereka gukomera ku idini. Oya kakubwire, njyewe ntabwo ndi kumva uburyo ki njye nzazana imyumvire yanjye nkagerekaho iyawe. Ntabwo ndi kumva uburyo ki relationship yacu cyangwa urukundo rwacu ruzakomera ntiduhuje imyemerere. Ni nko gukundana n'umuntu, nakubwira gute, nko gukundana n'umuntu urya inyama undi atazirya. Rero rwose ugomba kumukunda. Anje, ikintu nakubwira ni uko buriya nimba wemera yuko Imana ibaho, iba ifite n'uko yabigennye. Birashoboka ko mu idini ryawe wahakura umugabo, birashoboka ko umugabo ari mu rindi dini, ahubwo icyo usabwa ni ugusenga Imana ikakwereka koko ko muri iriya dini runaka harimo umugabo wawe. Yego. Ntabwo rero numva uburyo ki Imana izanyereka umugabo wanjye mu rindi dini itamunyeretse mu idini ryanjye duhuza imyemerere. Noneho nujya kugendera kuvuga ngo ubundi umugabo niwe uzakuyobora, kuko Imana ijya kurema yabanje umugabo, ntabwo yabanje umugore. Niyo mpamvu igihe cyose uzasanga umugore akurikira umugabo. Ubwo se mukurikira mu buhe buryo? Ntabwo ugenda kubyiyumvisha uburyo ki njyewe nkanjye nk'umukobwa nzakurikira uwo mugabo muri iryo dini tudahuje imyemerere. Nzamukurikira gute? Nyine amukurikira gute? Iyo ugiye mu idini ry'umugabo, imyemerere yaho urayakira, kuko icy'ingenzi ntabwo ari imyemerere, icy'ingenzi ni uko ugiye kubaka urugo.
sibyo? Icy'ingenzi ntabwo ari imyemerere, icy'ingenzi ni uko Ange ugiye kubaka urugo. urwo rugo rwakomera Ntabwo urugo ruzakomezwa n'imyemerere, ruzakomezwa n'urukundo mukundana ubwanyu. None se nakubaza ukansubiza, nta kibazo mbaza. uyu munsi ushakanye n'umugabo muhuje ukwemera mu idini rimwe, wagera mu rugo ugasanga ni umugabo utanyuze umutima wawe, ugasanga ni wa mugabo uguhima, ugukubita, ukwirukana buri munsi, no gushaka uwo mudahuje idini mukabana mu mahoro, wahitamo iki? njyewe ikintu ndi kumva aho ngaho, nyine umugabo duhuje idini namwihanganira, kuko ndi kuvuga ko duhuje imyemerere. kuko kubera ko turi bubane duhuje imyemerere, namwihanganira pe, navuga ati n'ubundi ni sekibi yamuteye nk'ibisanzwe. ariko umuntu rwose, erega imyemerere dufite iratandukanye mu madini. nshobora kuba nemera ko kunywa inzoga ari icyaha, undi akemera ko atari icyaha. tuzahuriza hehe se nimba nemera ko kunywa inzoga ari icyaha, undi atari icyaha? tuzahuza gute? nyine tuzahuza gute ku buryo ki tuzaza mu rugo tukumvikana nk'uko abandi basezerana ngo tuzabana kugeza gupfa? aho ngaho hari ikintu nagusubizaho gato. ibyo byo ntukabitekerezeho cyane, kubera yuko Ange uyu munsi wa none ushobora kuba ubana n'umuntu mu idini. niyo mpamvu nakubwiye ngo mbere yo gushaka urabanza ugasenga. ushobora kuba ubana n'umuntu mu idini, mubana muri korari, mubana mu rubyiruko, ariko mu mutima we utazi ikimwihishemo. mwagera mu rugo kandi uzi ko mwasenganaga, ugasanga munsi y'igitanda harimo ikesi ya mitsingi. yego, ese ko wamushatse, buretse gato, ko wamushatse muhuje imyemerere, harya ukaba usanze iyo kesi ya mitsingi munsi y'igitanda, atangiye kukwiyereka uwo munsi, kandi ni uwo mu idini rimwe. ese iyo myemerere iracyahari? imyemerere iracyahari, kuko n'ubundi turacyasenga mu idini rimwe. Ange urambere. imyemerere iracyahari. iracyahari gute? ariko nzamwakira njyewe, ikintu utari kumva njyewe cyanjye, nzamwakira uko ari, pfa kuba dusenga mu idini rimwe. nimba wowe ari uko ubyumva, ariko hari utabyumva gutyo. hari umuntu ukeneye amahoro mu rugo, avuga ati Mana njyewe uzampa umugabo, nubwo yaba ari umusilamu, nubwo yaba ari umudive, ariko umugabo tuzubakana urugo rukagera ku ndunduro. kuko urugo rutarimo amahoro, rutarimo umunezero, n'urwo rugendo rw'imyemerere ntaho rwabageza. kuki iyo Mana njye ntayisenga, impereza umugabo wo mu idini ryanjye, duhuje imyemerere, duhuje imyemerere, akaza ameze neza? iyo Mana yumva abandi, njye ntago yanyumva. ntabwo nakubwiye ko Imana itakumva. niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo Ange mbere yo gushaka ugomba kubanza gusenga. byanga bikunda, iyo urimo urasenga uhamagara Imana, n'amarangamutima yawe ajya mu Imana, ukumva wa undi mwarimu mukundana wo mu idini ryawe, kubera ko atari uwawe, ariko kubera ko wabaye imbere y'Imana, ukumva utangiye kugenda hari utuntu mubonaho, hari utuntu mubonaho, ahubwo ugasanga undi wo muri rya dini, kubera ko wasenze Imana, niwe wongeye kugirira amarangamutima y'urukundo. ariko muri iyi minsi hari ibintu bihari navuga ko byadutse. ushobora kureba umuntu ntumenye icyo ari gutekereza mu mutima wiwe, ariko rwose ibintu byo kuvuga ngo kujya gushinga urugo ukabanza ugasenga, nanjye uwo mugabo ngiye kumusengera kugira ngo azaze duhuje imyemerere. tudahuje imyemerere wapi? ese Ange nakubaza, ubundi imyemerere ushaka y'urugo ni iyihe? ntabwo ari imyemerere y'urugo, ni imyemerere y'idini. ese imyemerere y'idini
nimuyishyira mu rugo rwanyu niyo izabubakira. Ahubwo imyemerere njyewe numva ni iya mbere, ni uko gusa iyo itorero ryabihaye umugisha, yego mukagenda mukabana, utavuze ngo ni uko yavuye muri ririya dini cyangwa uko twasenganaga. Icy'ingenzi njye mba numva ku rwanjye ruhande, mba numva nezezwa n'urugo rurimo amahoro. nanjye rero ntabwo ndi kubona amahoro mu rugo rurimo umugabo n'umugore badahuje imyemerere. Mu Rwanda, wenda si mu Rwanda gusa, n'ahandi ku isi dufite amadini atandukanye ntahuje imyemerere. Njye nshobora kuba ndi umuyisilamu, nkaba mvuga ati iki kirazira, kabivuge byeruye, nkavuga ati ingurube ni haramu, iki kirazira. Ni gute njyewe umwisilamu nzajya kubana n'umukatolike wikundira akabenzi? Tuzahurira hehe? Urwo rugo ruzakomera gute? Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo ugomba kubanza gusenga Imana. Buriya umukobwa washatse ahubutse, urugo rwe ntabwo rugenda neza. Ariko igihe kinini iyo umukobwa yabanje gusenga Imana, agashinga ivi hasi, agahamagara Imana, nakubwiye ngo Imana niyo imuyobora. Nanjye ntabwo natsimbaraye ngo igihe cyose ntabwo washaka uwo mudahuje idini, ntabwo ari cyo natsimbarayeho. Natsimbaraye ku ijambo gusenga, Imana ikakuyobora. Ubwo rero watsimbaraye, ubwo rero uri ku ruhande, njyewe uruhande ndiho, idini ryakubaka urugo. Wowe wavuze ko ubwo idini ntabwo ryakubaka urugo. Njyewe idini ryakubaka urugo neza cyane. Njyewe mbona kwa kundi wavuze ati bagukubita ngo nta mahoro, urugo rurakomera. ukemera bakagukubita. Yego ko cyane. Kwemera ariko nyine duhuje imyemerere. Njyewe idini mba numva idini ni nk'umubyeyi. Ryakubera umubyeyi, rikaguhugura, rikakwereka inzira, rikabagira inama. Ariko ntabwo idini ryahindura umutima w'umugabo ngo rimubwire ngo jya utwara ngo umugore gutya, cyangwa rihindura umutima w'umugore ngo rimubwire ngo jya ufata umugabo gutya. Babikubwira da? Oya. Idini rwose rirabikubwira. Barabikubwira, nabyemeye ko babikubwira. Ariko ntabwo bahindura umutima. Ahubwo icy'ingenzi ni ukuba mbere yo kujya mu idini urabanza ugasenga Imana, kuko Imana niyo ihindura umutima w'umuntu. Ariko batsimbaranye ku kintu cyo gusenga, kandi hari abantu batajya basenga, wenda akaba avuga ati mbarizwa muri iri dini, ariko atari wa muntu wo kuri aritari. Abo bantu nyine muri generasiyo zacu tubita abantu bo kuri aritari. Akaba ari wa muntu usenga mu cyumba, wenda guhera kwa mbere, icyumweru cye kikaba kimeze gutya. Ku wa mbere nateraniye mu cyumba hariya, ku wa kabiri nagiye mu masengesho, ku wa gatatu nagiye muri repetisiyo, ku wa kane amasengesho ya korari, ku wa gatandatu twagiye gukoropa mu rusengero, ku cyumweru tukajya gusenga, nyuma ya saa sita tugasubira muri korari. Ugasanga uwo muntu yibera kuri aritari gusa. Uko ntabwo ari ugusenga. Wenda uko nyine yagiye guterana mu bandi, yasenganye n'abandi, nibyo. Ariko gusenga iyo ufite ikintu ushaka ku Mana, wihererana n'Imana wowe nayo, yego, ukayisenga mwihereranye. Aho ngaho niho hava ubusabane n'Imana, aho niho hazava kumva ijwi ry'Imana, kuko wafashe umwanya wawe n'Imana, uvugana n'Imana. Uwo mwanya ukiri aho ngaho, uwo mwanya niwe uzakwereka ngo uriya mugabo w'umukatolike niwe wawe. Ntabwo uwo mwanya ariwe uzabikwereka, ahubwo ubusabane wagiranye n'Imana. Mwuka wera azamanuka kuyobore, akwereka umugabo. Mwuka wera, ndagusabye uzanyereke umugabo wo mu idini ryanjye. Nabyo Imana yabikora anje. Oya, ibintu byo kumbwira rwose, uzanyereke umugabo wo mu idini ryanjye, mwuka wera ndagutumiye. Yes. Nta kidashoboka, amasengesho ajya abasha guhindura, agakora n'ikintu Imana itari kuzakora.
kuko wabaye imbere wa mwanya wasenze, wa mwanya wabaye imbere y'Imana, wa mwanya watindanye n'Imana. Buriya uzarebe uracyari umwana muto, uzarebe watinze imbere ya mama wawe buri kintu mukuru kandi yari yarakikwimye kubera ko watindanye nawe. Iyo watindanye n'umubyeyi ukamwereka imico myiza, ugakora birangira na cya kintu yari yarakwimye akigwa, kuko wabaye hafi ye, ukora n'ibintu atatekerezaga ko wari gukora. Ngira ngo mwabibonye rero, iyi ni The Cocktail Topic. Turi kugaruka kuri topic ivuga ati ese idini niryo ryubaka urugo? Byagoranye hagati yanjye na Epiphanie kumvikana. Ngewe ku giti cyanjye nari ndi ku ruhande ruvuga ngo idini yego ryakubaka urugo bitewe n'imyemerere umukobwa afite, umusore afite, mugahuza. Reka ko iyo muhuje imyemerere, iyo mugeze mu rugo n'ubundi byaba byose babyihanganira. Epiphanie we yakomeje atsimba arambwira ati rwose reka Imana ishobora kukoherereza umugabo uturutse mu bakatolike. Muze kujya muri comment section mutubwire, ese koko mwumva wowe ku giti cyawe idini ryakubaka urugo? Niryo ryubaka umuryango se? Niryo rizaza kugufasha mu rugo aho uzaba ushatse nimba uri umukobwa? Niryo rizagufasha iryo dini usengeramo nimba uri umusore? Niryo rizagufasha kuba umupapa mwiza? Niryo rizagufasha kuba umubyeyi mwiza, kuba umugabo mwiza mu rugo, gutanga amategeko cyangwa gutanga amabwiriza kumvikana? Ukajya utambuka mu nzira akavuga ati papa kanaka cyangwa umugabo wa kanaka aratambutse. Iryo dini niryo rizagufasha? Munyarukire muri comment section mutubwire kuri iyo topic. Reka tugende mu gace kacu ka kabiri. Murabizi ko ikiganiro The Cocktail kigizwe n'ibice bitatu, ari cyo The Cocktail Topic, The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip. Kikaba kigizwe n'agace ka nyuma ariko ka gatatu, The Cocktail Story Time. Ibyo byose nibyo bice bigize ikiganiro cyacu cya The Cocktail. Tujye mu gace kacu ka kabiri ariko The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip. Urukumva muri icyo gice uri bukoremo nk'iki? Ntabwo nakimenya utarakimbwira. Nta n'ikintu uri gukeka? Oya, ntacyo ndi gukeka, nje gukeka ni bibi. Ubuse nta nubwo uri gukeka ati wenda bagiye kumpa ibiryo indye mbere nkatema aribwo nk'uko Oya, ntacyo ndi gukeka. nta n'ikintu na kimwe uri gukeka? Ahubwo ndagutegereje. Uyu munsi rero The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip, bitewe n'uko byumva, umutumirwa wacu yagarutse ku kintu cyo gusenga cyane. Challenge dufite uyu munsi, reka dutangire challenge yacu duhereza Epiphanie Bibiliya. Twatangiye. Hari umuntu warumbwiye ngo Bibiliya igizwe n'ibitabo 12. Yego. Igitabo cya nyuma cyanditswe nande? Amasegonda 6. Mu byahishuwe handitswe na Yohana. Ibyahishuwe byanditswe na Yohana. Igitabo cya 6 mu masegonda 3. 6 tangiriro kuva. Amasegonda yarangiye. Reka dukomeze challenge yacu. Igitabo cya 3 kuva cya 3 iki by'Abalewi. Okay, Abalewi icyo yagikoze. Igitabo cya 11. Amasegonda yakurangiranye mu bitabo tumaze kuvuga bitatu. Igitabo cya nyuma tugiye kumubaza umubare
kabiri. Igitabo cya kabiri. umurongo igice. Igitabo cya kabiri ubwo ni uguhera imbere kuri Bibiliya, ubwo n'ubundi ni intangiriro. Ntabwo ari mu byahishuwe, uvuze icya nyuma. Oya, mvuze icya kabiri. Kabiri se n'itangiriro cyangwa ni mu kuva? Bivuge cyane baze kutubwira nimba babikoze koko. Igitabo cya kabiri ni mu kuva. Mu bibazo 4 twari twamubajije ubwo yari kuvuga ibitabo twari tumubajije challenge yari kureba muri Bibiliya, tukazajya tumubaza igitabo n'umubare wacyo akatubwira ari ikihe. Mu bibazo 4 atsinzemo 2, yatsinzemo ni 2, umubare 2 atsindamo na 12, yego ubwo ngubwo 11 na 2 yabitsinzwe. Ngira ngo mwabibonye rero challenge ntago iba yoroshye, abantu benshi bakunda kumbwira ati ujya ushyiramo ngo challenge ngo ifite imiyaga, manashyizemo imiyaga nta bintu biba bikomeye cyane birimo, nta kintu tukwikoreza, ni ibintu biri aho bisanzwe. Kamanze mubaze wiyumva gute no gukora ino challenge? Byancanze kuko wantunguye. Oya, n'ubundi challenge ni ikintu kiba kigutunguye. Yego. Uyumva gute ugashaka igitabo nkakibura? Umvise nyine bitanejeje. Umva ugiye kurira? Oya, ntago narira. Aka ni agace rero dukunda guhereza abatumirwa bacu challenge zitandukanye. Hari abaciye hano bakora ibintu bigiye bitandukanye. Challenge zo ziba ari nyinshi pe, kuko buri mutumirwa wese aba afite challenge yiwe yihariye ku giti cyiwe. Umaze gukora ino challenge ahubwo ati watsinze 2, watsinzwe 2, kuko nakubajije imibare 4, wagombaga kumbwira amazina y'ibyo bitabo nyine, nimba ari 1 ni itangiriro, 2 kuva, gukomeza nyine itangiriro, kuva, barewe, kubara. Ntabwo iyo ndirimbo nyizi, umuntu uyizi aze kutwandikira muri comment atubwira ati ngewe ino ndirimbo ndayizi, cyangwa atubwire ibitabo bya Bibiliya byose uko bikurikirana ashyizeho imibare nk'uko narindi kubibaza. Nimba ari 1 itangiriro, nimba ari 2 kuva, nimba ari 3 abarewe, ukomeze nyine mpaka ugeze ku byahishuwe. Niyo ya nyuma mpaka ugeze ku byahishuwe uduhereze iyo liste nimba ubizi koko. Reka tujye mu gace kacu ka 3 ariko ka nyuma. Agace kacu ka 3 rero nta kandi ni The Cocktail Story Time. Iki ni igihe umutumirwa wacu atubwira story yaba yaramubayeho cyangwa agatendo yaba yarakoze akiri umwana, ikintu cyamubabaje mu buzima nimba atari ibanga, n'ikintu yireba we ku giti cye akavuga ati ndisetse yaba yarakoze. Epiphany, uyu munsi ikintu cyaba, kaduhere ku kintu waba warakoze ukiri umwana ari nk'agatendo. Impamvu nkunda gukoresha agatendo ni uko iyo mvuze wenda ijambo rivuga ikintu waba warakoze nyine ukuvuga ati ngewe ndisetse pe, hari igihe abantu batabyumva, ariko iyo mvuze agatendo nyine buri muntu wese ahita abyumva cyane. Ni iki waba warakoze ukiri umwana cyangwa wakoze wireba ugaseka kavuga ati ndisetse? Ikintu naba narakoze ndi umwana ni utuntu twinshi abana bakora byinshi, ariko harimo kamwe uvuga ati ndisetse pe. Njya ntekereza nkababara, ariko nanone nkongera nkavuga ngo nari umwana. Mama yigeze yeza imyaka, harimo soya, abika soya y'imbuto nyinshi, ndayitanga ndayimara. Agiye gutera buri mbuto, rero ako kantu urumva ni agatendo. Watanze imyaka yose mpaka ishize mama wawe agiye gutera
mama ntiyari abizi, yajonjoye imbuto ya soya ayishyira ahantu yajyaga ahunika imyaka, yicara azi ko afite imbuto. Njye abantu bakaza bakambwira waduhaye soya, waduhaye soya. Soya ndayitanga, ndayimara, agiye gutera asanga aho yahunitse nta kintu kirimo. Ubwo se byagenze gute icyo gihe? Mpise ngira amatsiko y'ukuntu byari bimeze. Nyine za mpuhwe z'ababyeyi yaradukubiye, yaradufashe, aratubaza, ndamwemera, ndamubwira ngo narazitanze, ambaza uwo nazahenda nabimubwira, kuko uwo muntu yazaga buri munsi bagiye guhinga, buri munsi nadaha ikiro, nadaha bibiri, nako twakoreshaga mironko ya plastique, nadaha mironko imwe, nadaha mironko ebyiri, mbese abigira akamenyero. Ariko akajya acunga cyagiye bagiye guhinga, ari njye basize mu rugo, akaba ari bwaza. Yego, ariko niko Gatendo wumva warakoze. Ikintu waba warakoze cyagushimishije cyangwa cyakubayeho cyagushimishije muri ubu buzima? Ikintu nakoze cyashimishije muri ubu buzima, numva kijya kinezeza umutima wanjye, ni uko namenye Imana. Nicyo kintu wumva cyaba cyaragushimishije? Kihora kinezeza, mpora nkitekerezaho, cyane cyane nk'iyo mpuye n'ababyeyi bangana nanjye, mbona bari mu kabari basinze, bavuga ibintu bitandukanye, bakora ibintu mbona bitanejeje cyangwa bitajyanye n'igihe barimo. Icyo gihe mpita ngaruka ukuntu namenye Imana, nkumva nicyo kintu cya mbere mu isi kinejeje umutima wanjye. Nimba atari ibanga, kino kintu ngomba kuvuga ngo ni igiki cyakubabaje? Nimba atari ibanga, hari igihe ikintu kiba cyarakubabaje ari ikintu kiri mu buzima bwawe bwite, ariko akaba ari ibanga, ariko nanone hari igihe kiba cyarakubabaje bikaba atari ikintu cy'ibanga ku buryo wagisangiza n'abandi. Ni igiki cyaba cyarakubabaje? Ikintu cyambabaje mu buzima, umuntu yarambeshyeye birambabaza, ariko ntabwo ndi buvugire hano ibyo yambeshyeye. Nta kibazo. Yego, umuntu yarambeshyeye bibabaza umutima wanjye. Yego, nicyo kintu wumva cyaba cyarakubabaje cyane pe? Byambabaje ni byinshi, ariko hari ikiba ari umwihariko. Iyo umuntu agufasha akakubeshyera ikintu kitabayeho, mbese kidateze no kubaho, ubona ko wowe hagati yawe n'icyo kintu kidashobora kuba, harimo umwitangirizo, udashobora no kurota mu nzozi, ariko umuntu akaza akemeza buryo wagikoze, akagishimangira mu bantu, akagaruka akongera akagishimangira. Icyo kintu cyarambabaje. Si uko ari cyo cyonyine cyambabaje, hari byinshi byambabaje, ariko icyo cyaje ari umwihariko. Yego, ngira ngo mwabyumvishe rero agace kacu ka gatatu, ariko kanyuma, The Cocktail Story Time. Ngira ngo mwabyumvishe byinshi Epiphanie yagiye akora, uburyo ki yatanze imbuto ya soya paka ishize mama wiwe atabimenye. Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro The Cocktail. Ni ikiganiro gica kuri The Next TV kuri YouTube channel yacu. Turagusabye ntugende udakoze subscribe, like, share, comment, ntiwibagirwa no gukanda kuri kakazogera kugira ngo ujye ubona notification za buri munsi za The Next TV mu biganiro byinshi bitandukanye igenda ibagezaho. Reka mbanze shimire Epiphanie twabanye muri iki kiganiro. Epiphanie wakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Yego, reka tubashimire mwebwe mwese mukomeje kutwereka urukundo, tugushimira aho umaze gukora subscribe. Ikiganiro kikaba kikugeraho 5 kuri 5 wibereye iwawe, aho uri, aho uherereye hose. Reka tubashimire rero, mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Tutibagiwe tugende duhure muri comment section, mutubwire ese koko idini niryo ryubaka urugo? Muze mubitubwire. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Ni Ange wanyu, ndahari cyane uyu munsi. Ngira ngo mwabibonye ko naje nabaye umubyeyi muri New York. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibarinde. Ciao ciao.